njyewe Mariya Goretti baragiye bati sezeraniye muri Imana ubuzima bwanjye bwose imibereho yo guceceka waba njyenyine y'ubuzima bw'Imana mu isengesho ryo gushimira Yesu muzima kuzagana kuri Kaliziya no gukorera Imana Kiliziya n'abana. Muri ubwo buryo ndashaka gutanga igisubizo cy'urukundo rwinshi Imana Data yakunze isi kugeza itanga umwana wayo w'ikinege. Niyo mpamvu imbere y'umuryango w'abamonakikazi bashengerera Ubugereza isakaramentu ry'Ukaristiya n'abavandimwe bose bari hano mu biganza bya Rubanda Mariya Perezida Ukaristiya Delegada Parlamente Daniela Pasi Meya na Meya w'Imonasteri. Sezeraniye burundu Imana ishobora byose kubaho ubuzima bwanjye bwose mu isugi ubukene no kumvira nkurikije amategeko n'amabwiriza y'abamonakikazi n'umuryango w'abashingiye ubutabera isakaramentu ry'Ukaristiya washinzwe n'Umwihema Mariya Madalena wa Jambo. Kubw'urukundo rw'Imana Data n'urwa Yesu Kristo nzagere ku nkundo y'ubwiru buhamye ubudahemuka n'umushyikirano w'ubutagatifu Bikira Mariya Ububabare umurinzi w'umuryango wacu amfashe anyobore antegere nk'umubyeyi wanjye. Yewe Mariya Angelica Bingamo sezeraniye muri Imana ubuzima bwanjye bwose imibereho yo guceceka kubaho njyenyine ntibigikanye n'Imana mu isengesho ryo gushengerera Yesu muzima mu isakaramentu ry'Ukaristiya no gukorera Kiliziya y'abavandimwe. Muri ubwo buryo ndashaka gutanga igisubizo cy'urukundo ruhebuje Imana yakunze isi kugeza aho itanga umwana wayo w'ikinege. Niyo mpamvu imbere y'umuryango w'abamonakikazi bashengerera ubutaretsa isakaramentu ry'Ukaristiya n'abavandimwe bose bari hano mu biganza byawe Mama Mariya Lourdes de la Eucharistia Delegada Parlamente Superiora de Fique Veronica del Espíritu Santo sezeraniye burundu Imana ishobora byose kubaho ubuzima bwanjye bwose ubusugi ubukene no kumvira nkurikije amategeko n'amabwiriza y'abamonakikazi b'umuryango w'abashengerera Ubutaretsa isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya washinzwe n'umuhire Mariya Madalena w'ukwigira umuntu kwa Jambo. Kubw'urukundo rw'Imana Data n'ubwa Yesu Kristo nzagere ku ndunduro y'urukundo ruhamye mu budahemuka no mu mushyikirano wa Roho Mutagatifu. Bikira Mariya Ububabare umurinzi w'umuryango wacu amfashe anyobore antegere nk'umubyeyi wanjye. Amen.
bose bari hano ibiganza byawe Mama Maria Mutesi Eucharistia Delegada para la Madre Superiora del Señor Madre Daniela Consigliera Sezeraniye burundu Imana ishobora byose baho ubuzima bwanjye bwose mu busugi ubukene no kumvira kurikije amategeko n'amabwiriza cyangwa n'akazi n'umuryango w'abashengerera kutarenza isakaramentu ntagatifu y'Eucharistia washingiwe n'umuhire Mama Maria Magdalena n'umwigira umuntu wa jambo kubw'urukundo rw'Imana Data bwa Yesu Kristu azagere ku ngingo y'urukundo ruhamye mu budahemuka n'umushyikirano wa Roho Mutagatifu Bikira Mariya ubabare uburinzi bw'umuryango wacu afashe amiyobore arengere n'umugeni wawe amen. Umwepiskopi agiye kwakira amasezerano y'abamaze gusezerana burundu. nanjye mu izina rya Kiliziya bakiriye amasezerano yanyu ya burundu. Imana Data ntiyakire igitambo cy'ubuzima bwanyu icyumwe n'icy'Eucharistia kandi izabafashe kubibamo byuzuye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Umwepiskopi agiye gukomeza avugira isengesho ryo kubarurira Imana tuhaguruke dufatanye nawe kugira ngo dukomeze kubasabira. Nyagasani ukura mu mitima ikeye igakunda byimazeyo roho izira inenge. Nyagasani ugirishije umwana wa Yesu Kristo azahuye kamere muntu yari yarabyiritse kuva mu ntangiriro maze ntiwayisubiza gusa ubutungane yahoranye ahubwo unayiha kumenya ikiri mu buzima byiza uzigamiye mu gihe kizaza, bityo ko wabyishakiye abakiri ku isi wagusa n'abamarayika bo mu ijuru. Reba Nyagasani ababaza bawe bashyize mu biganza byawe buri wese icyifuzo cye cy'ubusugi maze akagitura mu ishingiro ry'urukundo agufitiye. Nyamara wowe Nyagasani igihe usesekaje impuhwe zawe buri bose mu mahanga atabarika witoreye abo ushaka maze ubagenera ayo masezerano yawe ugirishije impano dukesha umwana wawe wasamwe ku bwa Roho Mutagatifu akaba umuntu bw'umubiri n'amaraso bishakiye kuba bamwe ungabire ubusugi ubwo buntu bwawe kandi nk'uko wabyishakiye bemeye ko abo babaho kubw'ingoma yawe bakigomwa ubukwe bwawe ku isi
maze bakarangamira n'umutima utaryarya iyobera ry'ubukwe bw'umwana wawe na kiliziya ye, ari nabwo bukwe bushingirwa ku bantu gushushanya abo nyine wabahaye kuzogongera ku bukwe utagatifu, ari nabwo barangamiye n'umutima wabo wose, ndetse bikaba indunduro y'urukundo rwabo. Turagusabye Nyagasani ngo twese twiringiye gufashwa nawe, hamwe n'ububasha bw'umugisha wawe urinde kandi usigasire abo bakobwa bawe biyemeje gukurikira intambwe y'umuhire, Madarina ayinkarnasiyo, maze buri wese n'imbaraga z'umutima we wose akaba yiyeguriye Kristo n'umugabo we rukumbi. Nyagasani ugirishije ingabire za Roho Mutagatifu, abasenderezemo ingabire y'ubwiroshe n'ubwitonzi, y'ubuhanga nyabwo no guca bugufi byose muri byose, ubwigenge, bityo buri wese azaba umuhamya w'urukundo kandi azakunde bose agiriye wowe, azaba urugero rw'ikuzo ryawe atagamije ikuzo rye bwite, uzazarushaho gusizizanya umutima ukeye kandi utunganye. Nyagasani buri wese muri aba bana bawe nashingira agaciro ke, ibyishimo bye n'ibyifuzo bye kuri wowe, ajya arongera muri wowe ihumure igihe asumbirijwe, umujyanama igihe adasobanukiwe, imbaraga igihe adandabirana, umunezero uhamye mu bukene bwe n'umuti igihe arwaye. Buri wowe Nyagasani naronke byose kandi amenye kwiyambiraho kurusha ibindi byose bwa Kristo umwami wacu. Muri aka kanya aba bageni ba